Okay. Filime ya none rero ni uku tuyitangiye. Umukobwa arambitse amafaranga hasi, ari nako umupolisi amwitegereza cyane ariko ntabwo abizi. Arabwira umukobwa ati dore utaye amafaranga, kandi uyu mukobwa niwe uyataye hasi kugira ngo amujijishe. Aramubwira ati urakoze cyane mukobwa mwiza. Arangije akuramo akuma kabitsa amafaranga cyangwa se kayabikuza kakanayabika. Arangije akuramo rwose ikarita yiwe. Uyu mukobwa yari arimo abitsa amafaranga ayashyira ku ikarita. Umukobwa aritegereza amafaranga, icyo atazi ni uko ari ukumushushanya. Arangije ashyiramo ikarita itariye, akuramo iyo uyu mukobwa yari afite. Arangije ahita yikenyereraho mu gihe rwose amujijishije ngo utaye amafaranga. Ari nako uyu mupolisi nawe yabyitegerezaga, araza afata ya karita amaze guhindura, arayitegereza neza. Ari nako wa mukobwa uri bizi uri gutora amafaranga arangije rwose ahita yongera ayisubizamo, afata ya karita nanone yari ashyizemo igihuha ya pirate. Arangije ahita yongera ayisubiza mu mufuka, ariko umukobwa ntiyabimenye. Ari nako areba umukobwa mugenzi we rwose amaze gushukisha amafaranga ari kuri telefone. Arangije aramubwira ati mukobwa mwiza, ati urakoze, ati Imana iguhe umugisha cyane, ati wibare rwose, ati urakoze nawe rwose. Noneho agiye kugenda ati sister, ati do wibagiwe kadi yawe, ati wayibagiwe rwose. Umukobwa ni umunyabuntu ukurikira intambwe ku yindi uraza kumenya ni iki kijya mbere. Umukobwa rwose aranamwibukije aramubwira ati Imana iguhe umugisha. Yitombora uyu mukobwa mwiza rwose, icyo atazi nuko rwose ari umusherisheri, ari umukobwa rwose w'umukanguzi. Gusa icyo atazi uyu mupolisi nawe yamubonye, yamuriye kava. Umukobwa atangira kwiramanta rwose yishimagiza. Uye disi uyu mukobwa nta gacucu, ntabwo azi ko rwose njyewe mfite ubwenge burenze busumbye ubw'abantu. Umupolisi rwose ku ruhande aramubaza ngo atari ko mukono wagiye uba umunyakuri, wagiye uba inyangamugayo kwera. Umukobwa aramwitegereza cyane, byose bishatse kuvuga iki? Nese gucunga umutekano bivuze kwigisha n'abantu kuba inyangamugayo? Wowe ibyo ntabwo bikureba. Ati cyambere atabwo reka nkurikire mushiki wanjye aransize, tugiye hamwe ho bwo byo kumbwira ngo mbi inyangamugayo. Ntago ari wowe unyigisha kuba inyangamugayo, ujye ucunga umutekano, ibyo ucunga ngiye wundeke rwose. Umupolisi aramureba aramwitegereza, aramukatiye rwose amubwiye nabi. Umupolisi aramubwira ati we muko, ati wajye ugerageza kuba inyangamugayo ko ntacyo bitwaye. Umukobwa yagiye avuga uti Mana nyagasani umfashe uyu rwose ukaga polisi nikabe kambonye. Gusa umupolisi byose yabibonye, ni nawe wabikontorolaga intambwe ku yindi. Nzaniye filime rwose kugira ngo mubashe kumenya buri kimwe cyose. Ubujura rwose ese araza gufatwa. Uyu mupolisi nawe yakomeje kumugenda runono, agenda amurya kava, areba ahagiye ese bimeze bite, biraza kurangira bite. Niba ugeze ahangaha utarakora sabone, utarakora subscribe, gerageza uyikore ubundi rwose tuzamurane, ubundi ibintu bibashe kuba byagenda neza. Uyu mupolisi yaramwitegereje, aramureba neza cyane rwose uko agenda naho agenda rwose. Umupolisi ameze neza rwose, ari mu kazi ke neza rwose. Ari nako azunguza umutwe avuga uti ngiye gukora akantu, ati ngiye gufata umunyabyaha mushyire ku karubanda, abantu bose babibone, nibinarengaho rwose nanamufunga nanamukatira. Nuko avuyemo rwose. Tugaruka kuri uru ruhande sasa. Umukobwa yaje mu kabari rwose, azi ngo rwose amafaranga yiwe ni amafaranga rwose. Aza ari nako rwose seriveri amubwira ati kiriya, ati se bimeze bite? Ati ndashaka ko kunywa kameze neza, ati ndashaka kawayini. Ati uretse n'akawayini nako kurya karahari gateguye neza, akareti rwose rwose buri kimwe cyose kirahari. Ati ndabizi ko mutanga serivisi nziza, atari ko rwose muraza kundyohereza ndabizi. Tugaruka kuri uru ruhande, ari nako rwose wa mukobwa mwiza w'umukanguzi rwose aseka yitegereza areba umukobwa ngo disi aricaye azi ngo rwose buri kimwe cyose. Ikarita yawe nayitwaye, naguhaye amafaranga ya feke, Mana nyagasani ya mafaranga ya feke. Uyu nawe rwose ari gutumizaho rwose kugira ngo abashe kuba yabona icyo yifuza. Ari nako seriveri amubwiye ati utegereze akanya gato, ndaje imiti rwose nkuhereza, serivisi yacu ni nk'umurabyo. Uyu nawe rwose aricaye arategereje, arimo arasireyinga areba muri telefone. Uyu nawe arishimye rwose, akantu ku kandi arimo aragakontorora. Ari nako rwose akuramo ikarita ati do wayibonye, ati ngiyi iriho amafaranga
mafaranga n'iriho buri kimwe, iyo ufite rwose ugiye kuba waraburiza, ugiye kuba wahena mu bakwe, buri kimwe cyose ntabwo kiri buze kuguhira. Ariko umukobwa rwose arongera arayifata ayishyiramo neza arayibika. Icyo atazi ni uko ahubwo ariyo yahoranye ari yayindi y'igicupura afite rwose, umupolisi yabashije kuba yabibona, arabasha kuba yabimukurikiranira neza. Seriveri nawe araza rwose aramubwira ati Serive ati ndashaka akawayini kameze neza, kakonje rwose, kameze neza, unzanire n'akareti ku ruhande. Seriveri arandika ati kandi nizere yuko rwose ati ngenda aza kuguha na tipu, ati ngende n'umukire rwose. Seriveri yarahumuye rwose warandika ambwira ati noneho ndaje mu kanya gatoya rwose, ati nimutinde, ati nutinda tipu nayo nguha. Atangiye kumushyiraho n'iguti rwose, ari nako rwose ni uko nguko umukobwa ni mwiza, ariko ikibazo ni cya kindi muraza kumenya buri kimwe cyose. Arangije ahera kuri boss waje mbere rwose, ari nako amubwira turakoze cyane urihutishije, ati buri kimwe cyose kiragenda neza. Arangije ahita ashyira na wa wundi 5 niba ugeze ahangaha utarakora subscribe yikore, ubundi rwose niba tukuryohereza ujye no muri comment bitugaragarize, ubundi dukomeze kwaguka. Arangije aramuzanira rwose amubwira ati urakoze cyane, ati ngaho mva hejuru ugende. Uyu nawe rwose aranywa neza, ari nako yamwitegereza ati uraza gufungwa we nkureba, ati akantu ku kandi uraza kuburaburiza rwose, ari nako yinywera rwose. Umukobwa ni mwiza cyane nuko ateye. Ese biraza kurangira bite? Uyu nawe rwose yarashoje ibyo asoza amaze kunywa, ati urakoze cyane, ati Serive atakira rwose ubundi wiyishyure ibintu bibashe kuba byagenda neza. Arangije amuhereza ikarita, ari nako amuhereza rwose n'inote, ati kira nguhe tipu, serivisi yanyu ni nk'umurabyo. Umusore yitegereje amafaranga, ubwoba buramwica, aramubwira ati no, aya mafaranga kare ibicupuri, aya mafaranga ni aya fake, aya mafaranga ntagabaho. Ati no, ati aya mafaranga ntacyo atwaye rwose. Arikiraza amubwira ati no, aya mafaranga yataye agaciro, ati ahubwo wowe baragufunga uri umutubuzi. Uyu nawe arabyumva, gusa ntabwo yibaza impamvu, gusa yaramuhaye nka tipu. Turabizi ko ku ikarita ye hariho amafaranga rwose ye ni yayindi. Atangira kumushitinga amubwira ati ariko ubundi mwarasaze, abakobwa mwamwe beza mwiyumvamo iki? Umukobwa yitegereje aravuga ati no, ati narinzi ko ari mazima, ati ngewe ari kurambeshyera, ati ntabwo ibintu byumvikana, ati aya mafaranga ni mazima, ati niyo mfite rwose, niyo mfite, dore hano mfite n'andi mafaranga. Ati ubwo rero wimbwira kuntu rwose amafaranga yanjye atari mazima. Arangije akurayo n'andi arayamwereka. Umusore arayitegereza neza, arareba neza, areba ifaranga kuri ndari nako rwose amwitegereza mu maso, amubwira ati aya mafaranga ubundi ati we baranagufunga ahubwo, ati we ngomba kuhita ntanga amafaranga, ngomba kuhita ntanga amakuru kuri polisi, mwebwe mukora amafaranga y'ibicupuri. Umukobwa rwose avuga ati no, ntabwo byumvikana, wibuke neza aya mafaranga ni yayandi wa mukobwa yamushukishije rwose uri ku ruhande rwe, akayashyira ku ruhande, akamubwira ati aya mafaranga ntago araye, ni ay'uyu mukobwa. Umukobwa ubwoba buramwica, atangira kumubwira ati wa gikobwa we, ntago ari wowe wambwiye ngo nta mafaranga, atakira amafaranga yawe urayataye, nkunamaho twari turi ndi kubikuriza. Umukobwa aramwitakana ati ngewe, ati uzabaze, ati ngewe se nakubonye he, ati ngewe nta nubwo nkuzi, ati ngewe duhuriye ahangaha. Imana nyagasani. Umukobwa ubwoba buramwica, ati aya mafaranga ni ayawe, ati ni wowe wayampaye, ati kandi ntushake kumbwira nabi, ati aya mafaranga ni ukuri ntago ari ayanjye, ati ni ayawe ahubwo isimame rwose ibyo ngibyo bikubaho, ati ngewe ntago nagira amafaranga nk'ayo, ati nibyo yewe. Atangira kumurakarira cyane rwose, ari nako amubwira nawe. Umukobwa amwitakana mu burakari bwinshi, ati wowe uri n'umusazi ahubwo, ati wowe bagufunge, niwe ukora amafaranga y'amakorano ukagenda unyanyagiza muri sosiyete, ati ntabwo byumvikana, ati ahubwo mva imbere mbanze nishyurire, atakira shefu, atakira nigendere. Umukobwa w'umusazi ngiye nta kintu nshaka kuvugana nawe. Ashyiramo rwose, ashyizemo yashyiramo bikanga. Wibuke neza rwose ikarita yiwe nta mafaranga ariho habe namba. Uyu mukobwa rwose akamureba, ari nako Severa amureba akamubwira ati ese ko nta mafaranga ariho, ati amafaranga ariho ariko, ati shyiramo neza wasanga ari ibyo byuma byanyu byapfuye biba byaragagaye byarajemo umugezi, ati nigute umbwira ngo nta mafaranga? Agashyiraho amafaranga ntayariho. Iki ni igicupuri, nta kintu kibereye. Uyu nawe rwose arimo arabara amafaranga yareba avuga ati ibintu bimbayeho ni ibiki, ati ariko wowe
tugaruka ahangaha atari ku wundi wowe ugira ubwenge ati nigute umbwira ngo ikarita yanjye nta mafaranga ariho namaze kuyashyiraho mu kanya ibyo se ubikura he? Severa akamubwira ati nyamara ndabafunga ati ngiye guhamagara polisi iziba rwose mwebwe muri n'abatubuzi. Ako kanya rwose nta mishinyiko polisi yari iri aho hafi aho yayisiza rwose ati hashije iminota mike yamuduhamagaye ati bimeze bite? Ati turitabye ni polisi rwose y'igihugu. Atafande ataba abakobwa ati uyu nguyu yamaye amafaranga y'ibicupura atari mazima, uyu nawe arangije ampereza ikarita itariho amafaranga. Bivuze ngo rwose abakobwa n'abatubuzi bashakaga kuntuburira ati dore ngiyi ikarita ati nda amafaranga yose rwose ngibi uyu mukobwa dore ngaya afite mu ntoki ati buri kimwe cyose ati ngeragira ngo mumfashe rwose mubafunge bananyishyura amafaranga yanjye kugira ngo ibintu bibashe kuba byagenda neza. Umukobwa yahise avuga ati ngiye ntago mari rwose ndiyirukiye ndigendeye murashaka kumbeshyera. Uyu mukobwa ni umukanguzi turamuzi atangira kurya rege gutyo ati aya mafaranga ni ayawe ati niwe wayamayeho nabikurizaga umbwira ngo ntaya mafaranga. Atafande aturiya mukobwa niwe munyabyaha twirukanke tumufate aya mafaranga ni ayiwe. Batangira kurya tabati rwose baraharenga nuko nguko bagiye. Uyu mupolisi nawe rwose kuri uru ruhande atangira kumva rwose abantu basakuza yarari hanze ari nako abona wa mukobwa usohoka yirukanka banamwirukaho rwose ari nako abitegereza. Wibuke neza uyu mupolisi mugufiya azi buri kimwe cyose amakuru arayazi. Umupolisi mugenzi wa gisohoka ati uriya mukobwa wirukanse byose amakuru ndayafite niwe gitera hano niyo mpamvu tugomba kumufata rero tukamuzana. Ati tugende tumufate tumuzane ati ubundi buri kimwe cyose kiraza kuba cyasobanuka. Ageze ahangaha arananirwa arangije abwira uyu mupolisi ati buri kimwe cyose tugiye kugikurikirana ku murongo ati ngiye ntabwo nabasha kwirukanka. Arangije avuga ati dore uriya mukobwa uriya uri kwirukanka uriye uri imbere ati niwe byose ati rero niyo mpamvu ugiye guca ibumoso nanjye nkaca iburyo noneho kugira ngo kumugota kugira ngo atabasha kuba yaducika natwe byatugiraho ingaruka. Ofisiye rwose aramwumva neza amubwira ati noneho ngiye kugenda nca ahangaha nawe caho ngaho ubundi turahura buri kimwe tugikore neza. Nuko umupangu bawize neza barirukanse burira buracya rwose umukobwa arabacika ageze ahangaha aramubwira ati urongera kurenga aho ngaho turahita tukurasa. Ati hagarara ubanze usobanure. Bari bananiwe rwose ari nako ahindukira mu bwoba bwinshi cyane. Ni umukobwa mwiza cyane rwose umubonye ntabwo wamenya yuko ari umujura ntabwo wamenya yuko ari umutubuzi. Uyu mukobwa atangira kubabwira ati ibyo mushaka byose ngiye mure kumbeshyera ati ngiye nta kintu ngomba kuvugana namwe niyo mpamvu ngiye mugomba kundeka nkigendera ngiye murambeshyera. Umupolisi aramubwira ati nyamara amakuru turayafite neza ati ye kuza yijijisha ataye mafaranga ati ngewe ati narindi ku cyuma ndi kubikuza. Arangije anturuka inyuma arambwira ati amafaranga nayawe urayataye ndundama ndayatora ati winjijisha nawe ati wimbeshyera ushaka kujijisha ubusa aho ngaho uri ikigoryi ku buryo utoragura amafaranga utataye. Ese ngewe nari nyanza ayo mafaranga ku buryo nyata ukambwira ngo ninyatore. Umupolisi aramubwira ati tuza wa mukobwa we ni impamvu y'ukwirukanka ni ukuri kwishinja icyaha. Ati no ati ngiye nifitiye n'ubwoba ati muri kunshinja ibintu bikomeye cyane. Ati ceceka aho ngaho ataye amafaranga n'ayawe ahubwo uravuga aho uyakura niba unayakora utubwire. Ati ceceka nawe aho ngaho winsakuriza wa gakobwa we ati ahubwo uri umutubuzi. Batangira kwitana ba mwana. Umukobwa amubwira ati yewe ati tuza buri kimwe cyose kiraza kuba cyaguhama kuko hari ibimenyetso biguhama. Ati ibimenyetso bimpama se ngiye mfite amafaranga ati wowe uyafite mu ntoki ahubwo bibashe kuba byaguhama. Afande ngiye mureke nigendere mureke no kuntesha umwanya wanjye. Akigenda mu gikapu cye amafaranga arongera asohokamo. Uyu mukobwa afite amafaranga menshi cyane y'amakora. Arangije polisi irayafata rwose avuye mu gikapu cyewe ari nako rwose tugaruka kuri uru ruhande. Umupolisi rwose yafashe video umukobwa ibyo yakoraga byose yabirebaga ari nako rwose ari kuri mashini amakinga shuwa ibintu bimeze neza ari nako yisetsa avuga cyane rwose ati we video yawe ndayifite neza ibyo wakoraga byose nabikontorolaga akantu ku kandi. Ati niyo mpamvu ngiye kwita nkushyira mu mazi abira rwose. Polisi yari ifite amakuru neza niyo mpamvu rwose nta gukoresha imbaraga nyinshi ahubwo yakoreshaga mu mutwe. Arangije afata iyo video rwose ari nako ayohereza mugenzi we rwose. Ese biraza kugenda bite? Ari nako rwose aya mafaranga yafata mbwa ati do
ati bireba neza birasa, ati aya mafaranga ni amakorano ni amatuburano, ati niyo mpamvu rero wa mukobwa we nta yindi nteguza, nta bindi bintu ugomba kujyamo, ugomba gufungwa. Ati rwose murambeshyera, ati uyu mukobwa niwe wayafasha yashyira mu gikapu cyanjye, ati wibeshya, ati buri kimwe cyose wamaze kuvumburwa kandi wamaze gufatwa, ugomba rero kwirengera ingaruka zabyo, ahubwo ugomba kutubwira aho andi mafaranga ari mukora, kuko ni mwebwe mugenda mwiba abantu, mutuburira abantu, mukagenda mubashyira mu mazi abira, buri kimwe cyose muba mukizi, niyo mpamvu rero ugomba gufatwa kandi ukanafungwa. Atafande, ati buri kimwe cyose kigombe kimuhame, kuko ayo mafaranga yose avuye hehe? Mu gikapu cyiwe rwose. Atangira kureba muri telefone rwose, wa mufande yamwohereje ifoto cyangwa se yamwohereza amashusho, ese biraza kurangira bite? Ari nako rwose uyu mukobwa akomeza kwiramata avuga ati mwese muceceke, ati hano mfite ibimenyetso, ati ngiye kukwereka iki kimenyetso, ati nisanga utari wowe uraza kuba warekurwa uhita ugenda, ati kandi turaza kwica amande twese, Imana ibashe kuba yaduhana cyangwa n'amategeko abashe kuba yaduhana, ati kandi unyumva neza uvuga amagambo make. Umukobwa aravuga ati ibihe bimenyetso, ibihe bimenyetso birenze ibyo ngende kubabwira ko ntengana? Ati ugomba kumenya neza yuko umuntu yakwanga abakwanga abakwifuriza ibibi, nayo mpamvu uyu mukobwa ari kunyifuriza ibibi. Ati hano mfite video, ati reka nze nyikwereke, nusanga atari wowe ibintu byose birahita bijya ku murongo. Umukobwa agira ubwoba, iyihe video sasa? Atangira kuyereka umukobwa, aratangara cyane, ati ntabwo byumvikana. Ari nako rwose batangira kwibereka video, amubwira ati dore aya mafaranga, ari nako yahita agakuramo rwose akuma neza, atangira kuhita bikuza rwose, ashyiramo neza serebura. Ari nako ari kumwereka iyo foto, amubwira ati iyi foto si yawe, ati ibi wakoraga byose si ibyawe, ati no, ati rwose ahita amwaka igikapu rwose mu mujinya mwinshi cyane. Arangije reka turebe, akuramo amakarita menshi y'ibihuha, agenda atuburira abantu, akabaguranira nk'uko yari atuburiye no mukobwa. Mana nyagasani, arangije akuramo n'andi mafaranga menshi cyane akoresha mu buryo bwo gutubura. Uyu mukobwa ni umuhanga cyane, Mana nyagasani. Ntabwo gukura kwa kundi bavuga ngo abakobwa ngo barakura, aba bo rwose ibyo ngibyo ntabwo babyitayeho, ni abajura mpuzamahanga. Urabona ko uyu mukobwa yize ikibuga neza, ari nako asobanura ati ibi bintu ni indengakamere, ati ibi bintu bimaze igihe kingana icyo ubikora. Umukobwa aramubwira ati namaze, atari ku bundi mwandetse ngewe, ati ngewe munandeke rwose, ngewe umupolisi rwose. Ati ntahujya, ati nahujya akantu ku kandi rwose, ugiye kuba wajyanwa muri gereza, ubashe kuba wahanwa, buri kimwe cyose ubashe kuba wakiryozwa, kuko iki ni ikizibiti, nta handi hantu ugomba kuba wabicikira. Niyo mpamvu igihe cyose umaze, iminsi y'igisambo ni 40 rwose. Ari nako rwose Silveri we rwose nta kintu ari kuvuga, yumiwe. Ari nako uyu mukobwa asigarana agakapu na biriya bifaranga by'ibicupuri rwose. Ari nako rwose umukobwa amubwira ati umbabarire rwose, unyihanganire, ikosa ryabaye, nanjye bingizeho ingaruka rwose. Ubona ko byaye bingizeho ingaruka, ntabwo ngende wa muntu mubi rwose wo kuza kuguha amafaranga nkutuburire, dore ko ari na tipu nari nkuhaye rwose. Ati mukobwa mwiza, ati mbabarire, ntabwo nari mbizi ko ari uku nguku, numvaga nyine nari nkurengagije, ariko unyihanganire, nanjye mba ndi mu kazi ndi gushaka amarariro. Ati rwose bibe n'ikindi gihe ntuzongere kumfata nk'umuntu mubi, ahubwo umenye ko rwose mbashije kuba namenya buri kimwe, kuko aya mafaranga wari kuzajya ahandi bakaba bagufata, bikabasha kuba byagenda nabi. Ariko bikemutse neza, polisi ifashe umusambo rwose, iramufashe rwose. Ari nako umupolisi, nako umuseriveri rwose aseka amubwira ati ntacyo bitwaye rwose, ati ahubwo tugende nkwishyure nta kibazo, muhe rwose tunasangire n'akantu tunywemo, biraza kuba byagenda neza, kandi uri umwana mwiza rwose, kandi Imana iguhe umugisha. Barishimye rwose. Ari nako amubwira ati tugende nkwishyure tunywe rwose na kamwe, ibintu bibashe kuba byagenda neza. Mbabwira ngo ni nukira